Yes, ni Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe wowe uhageze bwa mbere tujye tubana umunsi ku munsi, naho wowe uhamenyereye wibuke gukora share na like ndetse na comment. Umunyamakuru Jean Lambert Gatare yitabye Imana. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira kandi n'umuryango w'Imana iwihanganishe. Umunyamakuru rero Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye igihe kirekire. Yitabye Imana rero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu, akaba yaguye mu Buhinde aho yarari yaragiye kwivuza uburwayi yaramaranye igihe kirekire. Jean Lambert Gatare yamenyekanye cyane rero ubwo yari kuri Radio Rwanda yakozeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yatangiye gukorera Isango Star. Nabwo mu biganiro rero bya siporo, aho yakoze rero mu kiganiro kigaruka ku makuru ya Rayon Sport, Rayon Time niko icyo kiganiro cye cyitwaga. Naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushya. Gatare rero ni umwe mu batanze umusanzu ukomeye mu bitangazamakuru cyangwa se mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino. Akagira rero indi mpano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Uyu Jean Lambert Gatare rero mu bo yise amazina harimo Bokota, yise igikurankota. Undi nawe yise izina ni Haruna Niyonzima, yise Fabregas. Twagizimana Fabrice nawe yamwise ndi ku kazi bitewe n'ukuntu yakinaga cyane yashyize umutima ku kazi, yamwita ndi ku kazi. Ndayishimiye Eric nawe ni umukinnyi yise Bakame, wari umugaridiye wakinaga mu izamu, yamwise Bakame rero bitewe n'ukuntu yasimbukaga cyane cyangwa se yafataga imipira n'umupira ubona buri mugaridiye atapfa gufata, we wabonaga rwose yinaga cyane byandi kwitaga kwimena, ahitamo kumwita Bakame. Irindi zina rero ni izina yise Rubavu. Rubavu ayita muri Brazil. Iyi Rubavu yahise muri Brazil bitewe n'impano z'umupira zihakomoka, bitewe n'uko Brazil tuyiziho ko ivamo impano zigiye zitandukanye zikomeye cyane z'abanyamupira. Niyo mpamvu na Rubavu yatekereje akayita Brazil. Kubera iki? Kubera impano abona ziturukayo. Abenshi mu bakinnyi b'umupira bakina mu Rwanda bakunze guturuka mu karere ka Rubavu, niryo zina ryakomotse ko Rubavu ari Brazil. Aho rero yemeza ko ibyo yabifashwagamo n'inararibonye mu mikino witwa Migambi. Niwe muntu wamufashaga muri ibyo byose. Jean Lambert Gatare rero yari umwe mu bafana bakomeye cyane b'ikipe ya Rayon Sport kuva na kera, yarayifanaga cyane. Reka rero tuvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira kandi n'umuryango we Imana ikomeze kuwuha kwihangana, ubundi ibindi Imana niyibizi. Aheza ni mu ijuru, Imana imwakire mu banyu. Twaramukunze cyane kandi yaduhaye ibyo yari afite. Murakoze cyane. Yari Claude nk'ibisanzwe, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora. Ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo.